Mwiriwe. Yego. Hano nje nitwa Maniragaba Innocent, hano ni kuri channel ubugingo buhoraho. Kubw'amahirwe Imana yemeye ko twongeye kubonana na mukecuru. Ndagira ngo abibwire. Yewe nitwa Mukagabiro Donatira, mfite umugabo, mfite n'abana 7 ndubatse. Ubwo cyane nta kibazo. Mfite umugabo, mfite abana 7 ndubatse. Kuva unsabye ngo nkubwire ibitangaza Imana yakoze n'ubuhamya naguha kugira ngo n'ababwumvishe bari barayobye nkuko nako twari twarayobye bube bwabakiza. Amen. Ubwo rero mukecuru rwose mwihanganirwe nkuse mukecuru. Nta kibazo. Ariko ungana mama muri make. Oya niko ndi kandi. Dufite abana bitwa barafiki batungana n'abandi bankuriye. Yego. N'amama mwise mama. Ntabone kwita mukecuru ngo nakwita mama. Yego. Nje rero ndi kugira ngo uzwiho nk'umuntu w'umukristo. Yego. Nje ntangiye kumenya neza uri umudivantiste. Yego. Ariko mbere yaho mbere nari nkuzi utari umudivantiste. Yego. Bona ufite ahantu ukeye ufite ahantu ugiye. Ariko hari itorero ugeze kumbwiraho urya barangi. Yego. Nayo masiko dufite. Kera abantu bari bazi ngo barangi ni itorero rikomeye cyane rishobora kuba nta muntu warivamo. Yego. Kuba ngo itorero ry'abarangi ngo rifite imyizere rikomeye cyane. Abenshi ntago turizi. Si iri torero ry'abarangi hari cyo wayitubwiraho ubundi wagezemo gute waje kuvamo gute ubuhamya abahamyi bicayeho nubuye. Ubuhamya nakubwira ku barangi n'ukuntu ko kubivuze uti twumvaga ko ari itorero ryaba rikomeye ariko nta gukomera kuko ari kwa Satani. Ariko bariyoberanya ku buryo iyo ugezemo bwa mbere ubuzi ngo ugeze ku Mana yuko iyo bacyakira umuntu bwa mbere baramubwira bati nta kuroga nta kwiba nta gusambana nta gutukana nta kuba igisambo. Nanjye ubwo nagezeyo nari ngwaye noneho ubwo mu gihe umuntu yaranjanyeyo ngezeyo bati nta guterekera twari dufite ibindi bya minwe 2 ubwo bari kuvuga ngo ngewe bamvaga ko naba umugigo. Ariko ndi umwana numvaga nshaka kuzakorera Imana numvaga nshaka kuja mu ijuru. Noneho nakumva nshaka kuja mu ijuru ubwo ngeze aho hantu bati nta muntu uterekera. Nageze mu rugo ibyari biri mu go byose ndabimenagura kuko nari nzi ngo nageze ku gakiza nari nzi ngo nabonye Imana koko. Ubwo hasigaye mu gitondo narajyamye ndasinzira iryo joro nto nasinziraga. Majiye kubyo uwo mu rugo niwe wambyukije ati byuka usubireyo. Narabyutse ndagenda ngezeyo ndababwira ukuntu byagenze ariko nta muti bahaga umuntu ahubwo umuti wabo barakubwiraga ngo hari ahantu bitaga mu rugege. Yego. Ubwo none bakakubwira ngo genda uvuge inshuro 2 wicara ku ntebe ubundi uhaguruka kugira ngo utaza kuyoberwa nta wakoragamo igihebo. Noneho ubwo mbabwiye baravuga bati ni byiza. Ubwo hasigaye numva nditanze gushaka abantu ngo bajeyo. Numva ko ari kumana noneho ndi kubabwira nti noneho umva ko navuye ngo nti noneho nabonye nzaja mu ijuru koko. Ubwo noneho twagerayo tukabyina bagera igihe nanjye bankunze. Baba barantoranyije bati nawe ugomba kuba mu bakuru ugomba guhabwa inshingano. Nk'umuntu wazanye abantu benshi. Bambonamo n'izo mbaraga zo kuvudagurika. Noneho ubwo hasigaye ni koko nibyo batubwira ibintu bisabwa. Baratubwira bati ni ugutanga ibihumbi bya kera cyari ubu ngubu mbese ico ari nk'ubu ico ayo ya kera gari gaguze inka 3. Ubwo rero n'ubu ngubu ubwo navuga kuko uyahaye agaciro nayo gari menshi. Amafaranga iyo baguhaye cyangwa oya ayo nagombaga gutanga kugira ngo bampe zamana bampugo rurembo. Ubwo yarangahe? Byari 50 twatanze 48 ariko gagiye gari hejuru ya 50 kuko ico gihe inka umuntu yayiguraga ku 12,000 10,000. Yego. Urumva ni menshi. Ubwo urumva ni nk'ari nkenye zose. Nuko bwasigaye bati noneho nukubaha ururembo. Bati mugashaka inkwi
nyinshi mukatangira mukagura n'ibikoresho. Ubwo ibikoresho twaratangiye turabigura, bati no gushaka umwenda wa metero 4 w'umweru wo gukinga ngo ahera cyane. Satani rero yiganye iby'Imana. Nkimara kugera ntuza mu rusengero niho numvise bari kuvuga ngo ahera cyane, ngo umwenda gwe gukingirijwe ahera cyane. Niho nahise ntekereza natwe ibyo ngibyo twakoraga. Ubwo umwenda twarawuguze, ubwo tujya no gushaka intuza ibintu bita amasimbi. Nibyo masimbi na make na amasaro. Nibyo bita ngo ni inkwanza. Nabwo turabigura, turashira aho ngaho, baratubwira ati none ubwo murangije kubigura no gushaka intuza ikibindi kijyamo amajerekani 4. Noneho ubwo tugahita duhabwa ururembo. Ikibindi turakigura tukirekera aho ngaho. Mu gihe umunsi nenda jana amafaranga ndaryama. Njyamye numva ijwi riraje rirambye ngo nta rurembo ruri kuri iyi si, bari kubabesha, ahubwo ururembo muzarubonera mu bwami bw'ijuru. Imbambye wo muru, ariko ijwi rirambye ngo tukubujiye kuyajana ntiwakwemera, ngo noneho mu gitondo uyafate uyajane, ariko nta rurembo bari kubabesha. Mbwira uwo mu rugo ukuntu numvishe iryo jwi, ariko iryo jwi njyumva numvishe bibisikanye n'abadayimoni navuganaga nabo. Njye mfite abadayimoni mvugana nabo. Nuko ubwasigaye mu gitondo amafaranga ndayajana, ndongera ndahindukira, ngeze mu rugo ndongera ndabimubwira. Mva ngo urajyana uraginyura bashira, ndayabashira. Ngeze mu rugo ndongera ndabimubwira. Nuko maje kubimubwira aravuga ati nta kibazo. Ubwo nawe se yaragushikiye mu gusenga aho ngaho uwo wawe guha amafaranga? Nyine twese twari tubihurijemo twarajanaga. Urumva n'abana. Ariko harimo bariya ba Godansi nakushaka bo ntago babyemeraga. Noneho ubwo bakaza gusenga no mu nzu z'amabadive, bagera mu rugo tukafata amazi tukayabamenaho kugira ngo batagaruka hano ku ntuza, kuko itegeko ryari riri kwa dayimoni ni uko umuntu w'umudive nta muntu ugomba kumvikana nawe. Ubwo urumva nabanze twavuga ko baje mu rugo rero. Ubwo se ayo mazi yabaga ari kugira ngo bibagirwe bazenuko abadive cyangwa imbaraga zabaga ari imbaraga? Nyine ayo mazi kwari kugira ngo tubahane batagaruka. Ngwani nko kubamena amazi kubasuzugura. Mbese nyine ni igihano. Twara bakubitaga tukabona nta kintu bimaze. Noneho dufata amazi tuyamena hasi tuyabajyamishamo tubakubitiramo. Tugarutse dusanga bagiye. Ubwo imyenda dusiga tuyigaraguye ngo batagenda. Ubwo nimba baragiye gutira indi myenda twasanze baje. Ubwo nimba barakamuye bagapfa kwambara bari abana. Ubwo hasigaye nuko noneho ubwasigaye ndagenda ndababwira nti n'abana numva ntibari kunanira, bati komeza ubashire ku ngufu, ntago watunga abarangi uri kumwe n'abadive. Atabadive n'abanzi bacu, abandi bose aturuzi isangwa bagiye mu yandi madini. Nta kibazo twari kuba dufitanye, atari ko abadive turagifitanye. Nose buriya abadive ikintu babangiraga cyane ni iki? Ningisha abadive wabwira ibintu turi kumwe n'abantu benshi batarabadive, batazi n'imyizera abadive, batazi n'icyo abarangi batinyiraga abadive. Urumva imyizere batinyaga ku badive n'imbaraga batinyaga ku badive nizi ikintu batinyaga abadive. Nako twakoraga inama kwa dayimoni, akavuga ati ayandi matorero tuyihorere kuko yo tuyifitiye mu kiganza, atari ko abadive bakomeza amategeko. Kuva batakomeza amategeko rero ntago twahangana nabo ngo bishoboke. Ati nibo bari mukuri kw'Imana. Bivuze ngo umuntu w'umudivantiste yasenze ijuru bari mu protege, bari murinze, bari murinze kubyo demone banamutinya. Ntago hari nk'ubu tuvuye nk'urugero ngere n'uramuzi uriya nigwanyeho, yajeyo ari umudive aho ngaho ku rutare rw'intasha hariya mu Gakenke kwa Ndahazi. Agezeyo ubwo bebe bamujye ngo agiye kwivuza, aricara akicara abona ukuntu bari gukora, ahita avuga atumva nasomye Bibiliya, ibi ntago nabyemera. Abana arasohoka arataha, ku buryo wamujyanyeyo baramubwiye ati ntukongere kugarura hano umuntu witwa umudivandisi, ntukongere utumye n'ibintu byacu bimenagurika,
hari ibintu wabonye byamenaguritse? hari mbese nyine ubwo yagezemo agasenga, hari mu mbaraga z'intuza z'umuyobozi, hari zimuvamo hari ziragabanyuka, za mbaraga yari afite ukabona aratentebutse, mbese ubwo imbaraga ziba zimugabanyutsemo. Icyo ni icyambere. Kandi kabazi ko amatsiko imbaraga imubatizo wabo ni mubatizo ki? Ni mubatizo kimenye twavuga ko umubatizo turabigeraho nyuma. Umubatizo wabo nta mubatizo bagira. Ukuntu batagira umubatizo baravuga ngo bari kuvura, ariko ari umubatizo wo kwa Nyabingi ni ibanga ryabo baba bifitiye, umugwayi atamenya, ahubwo bimenya umuhereza. Kuko nanjye kubimenya ni ukuba nayo imaze guhabwa izo mbaraga. Nyine ibyo bangahe turaza kugeraho nyuma, cyangwa se turaza kurivuga nyuma ibyo mubatizo turaza kubivuga nyuma. Oya nta kibazo, ubwo bera ko twahageze reka tuhavuge. Tugiye kuvuga ku kintu cy'umubatizo, wenda agati kavunike nta mubatizo gubayo, ahubwo umuntu bagiye guha iyo mpano, iyo mbaraga, baragenda bagashaka umushwi w'inkoko, bagashaka ikibindi kingana n'intuza n'ingunguru. Nk'ukuntu imandwa zibigenza, zigenda zambaye ubusa, nabo umuhereza nuraguha ururembo bagenda bambaye bamanza bashaka ahantu h'ishamba hari hafi yabo, noneho bakagenda bambaye ubusa, bakaja kwahira ibyo byatsi, bakaza bakabiteka muri cya kibindi kinini, na ifuni iheze n'umushwi w'inkoko na bya byatsi bapfuye kwahira babonye. Yego. Noneho bakagenda bakabishiramo, ubwo baba bafite inkwi nyinshi cyane zuzuye nka dayihatsu nk'ebyiri, babiteka icyumweru cyose, ku buryo barabiteka muri cya kibindi cyuzuye amazi cy'amajere, mbese kijamo kingana n'ingunguru. Ubundi bashaka kinini barakibumbisha kinini, noneho ubwo bakabiteka icyumweru cyose. Icyumweru cyashira amazi gagenda gari gushira, ubwo baba batetsemo wa mushwi na yafuni na bya byatsi, biragenda bikavamo ifu. Mbese biragenda bikaba umuriro gukaka, warangira bikaza guhora, byamara guhora, noneho ubwo yafu hakavamo uducupa tubiri. Ubwo havamo uducupa tubiri, noneho ubwo havamo nk'uducupa tubiri, ubwo bakabifata, bamara kubifata kusanze nahuriyo yakinze nyisize ku muryango. Ubwo bamara kubifata, noneho bakabishyira mu ducupa tubiri, kamwe kakajana uwo nguwo bagiye guha ururembo, akandi kakajana urumuhaye. Ariko dore ibanga bahita bakoresha, bahita bavuga ngo dayimoni. Umugwayi uyu muntu azakira, akamutegeka gusenyera Satani ntuzarakare, kuko azaza gusengera iwe atabizi. Ubwo niyo mpamvu umuntu yageragayo bakamubwira ngo genda usenyere Satani, noneho akayisenyera ntagire ingaruka, kuko ubwo abo badayimoni yajaga kubasengera hehe? Aho ngaho. Yarazaga akasenyera dayimoni wo mu rugo, akaza kubasanga aho ngaho mu bandi. Ubwo mukaza mujya yo gushengerera, mukaja kubyina, mukagira gute. Ariko ubwo Satani nta gihombe we yabaga afite. Ubwo dayimoni aravuga ati nubundi ngiye cyaka umubare w'abantu benshi mubazi, uburyo babikoragamo mu cyaro, wenda bazagera bagakizwa bakaja mu madini, reka tubazane hano tubashukishe gukira indwara. Ni ukuvuga ngo indwara nyinshi turwara, bishatse kuvuga ko indwara zimwe ziba ari iz'abadayimoni, inyinshi ni iz'abadayimoni, cyangwa n'izisanzwe barazivura. Izisanzwe nazo barazivura, cyangwa hari indwara z'abadayimoni z'umwihariko? Ubundi indwara z'abadayimoni z'umwihariko zibaho kimwe n'aya marozi bavuga, ariko uwizera Imana we nta burozi bubaho. Abenshi usanga bari kuvuga ngo bandoze bagize gute, ariko njewe ntago mpamanya nabo. Cyo bikora ababyemeye byo ico wizeye niko kikubera, kuko nk'ubu iyo babaga bagiye kugaba ibitero nko ku muntu, baravuga ati nimugende mumuteze iseseme, muhite mushyiramo n'undi muntu agenda mubwire kuko bamuroze. Ubwo yari umuntu wiza akafata, njyewe niyo naba naburiye ntabwo bwamfata. Ubwo
ibyo bintu ntabwo byamufataga, ariko iyo bagendaga bakamuteza kuruka akavuga ati bandoze, ubwo bahitaga bamubonera aho ngaho bakaza kugushaka bakaza ati ngwino tukurangira aho wivuza. Ni ukuvuga ngo none nta twakana ko uburozi budahari, uburozi busanzwe kuko hari uburozi bwitwa side, natwe turatubwira mu ishuri, nanjye niko nengeye kukubwira. Hari n'ubundi burozi wenda nabwo kera bwabaga buhari, bakabuha umuntu bwaharura mu nda ukanabyumva, ariko noneho kubera ko abadayimoni nabo bafite ikoranabuhanga kandi n'abarozi bayobwa na Satani, je numva ugiye bakavuga bati urakize, nk'ukuntu Yesu nambika ikiganza ku barwayi bagakira, nta gitangaza natanga, ntabwo twatangara. Gusa nemeza ko hari uburozi, hari n'imyuka mibi ija ku bantu nabo bakagwara uburozi kandi ntabatanarwaye. Urabona nk'uburozi bwo mu kirere, hari ibintu basigaye ngo baruza ku bantu, ibyo ntabwo ari uburozi, ratana imyuka mibi. Iyo ni imyuka mibi baba bakoherereje, kandi nayo ikaba yanakwica pe. Yuko imyuka mibi ukuntu bayikoherereza, nk'ubu abadayimoni, nk'umukozi w'abadayimoni ntabwo yasonza ngo abure amafaranga, yaragiraga gutya akohereza abadayimoni nko mu rugo rw'umuntu, bakagenda ari abasirikari, bagenda ari abasirikari akajya mu abasirikari bamuteye. Noneho ubwo kubera ko bari baratojwe ngo nihagira ikintu kigiye kubatera ubwoba musenge, ugahita uhamagara utabarungi nimuze mu ntabare, baba basirikari ukabona baciyeho barigendeye. Mu gitondo ugafata ibyo ufite ayo ufite yose ukagenda uti ngiye gushima kuko abarundi bankijije iki, abadayimoni. Ariko ari abadayimoni baje bishushanyije muki mu basirikari baguteye, nta musirikari waba guteye, ahubwo ni abadayimoni babaga baje muri ubwo buryo. Mu bigaragara abarangi bafite imbaraga. Numva mu minsi yasize nabonye umudamu uraraguzwa ahantu, ni umukobwa wabyariye mu rugo, araguzwa ahantu, twaje kuganira ndambwira ko ngo ajya ahura n'ikibazo ngo nijoro ngo abadayimoni ngo baramurongora, bo avuga ko batera n'izindi ndwara, ngo nyine ngo niwe bimuteje, kuko ari ngo ntabwo yarara mu rugo. Urumva ko nese mvuga nti abarangi bijya bafite imbaraga koko, kuba niba ari nyine bazimuteje nabo akaba ahantu haraye ngo bagira ibyago akabateza izindi ndwara z'abadayimoni biragaragara. Si bigaragara se? Ni z'abadayimoni. Bigaragara ko umuntu afite indwara z'abadayimoni. Ese buriya hari ikintu batubwira ku barangi. Ese buriya izo ndwara zabo nk'umuntu baramutse baziteye yazivuriza he, yagushaka se, yashaka nde, yaja mu bavuzi, yaza mu masengesho, yagira gute? Umva indwara bavuga ngo zategwa n'abo barangi, uko ni kwa kwishuka, urumva ni kwa kwemera gukeya nabayemo, ukuntu nabayemo kuvamo kwanje nagombaga no gupfa, kuko ni ibihe birebire bagiye baza bagaca no muri barafu hejuru, bakaza bakansanga ku buriri ndyamye, bakamfata bakaniga, ariko nkava nti niyo napfa ndapfira mu mwami. Bakuriga waravuyemo? Naravuyemo nyine bari kunsubizayo. Igice cya mbere twari tukwita ku kuntu wari uriyo, n'ubuhamya wahuriye n'iminwere, ntabwo wigeze kutubwira ku kintu cy'iminwere. Ese umusuru wabo wari umeze ute? Hari abantu bajya bavuga ngo bajyaga bawutubura. Oya. Ukaba mwinshi. Oya, ibyo ngibyo ntawe nigeze mbibona. Nakuriya bavuga ngo inzoka iraziga aho ngaho, ngo inzoka iraza, ngo ikaruka, ngo ibintu, ngo inzoga, ngo abantu bakayinywa. Dayimoni wigize nka marayika w'umuco ije ari inzoka, ntabwo abantu hari abatabyemera, ariko yo yigize nka marayika w'umuco. Naho iminwereho ntabwo bemereye kunywa ngo banywe nyinshi, ni abantu bitwararika. Urumva umuntu uriyo ntasambana, ntiyiba, ntatukana, ntaroga, ntagira gute. No ku munsi yanyweyeho iyo nzoga nkeya ntago avugana n'abo badayimoni, ntago asaba. Ni ukuvuga ngo hari akantu batubwiye mo ndani ngo hari tora bigeze kuvumburamo umuntu wari ufite igikapu kirimo inzoka nini cyane. Iyo nzoka bavuga ko ari amadini yo mu Rwanda ngo akorana n'iyo nzoka. Ese abarangi bo ntago baba bafite iyo nzoka ibaho ububasha, wenda ikaba ari ibanga rikomeye, kuko nk'umupfumu ugiye ukamubaza avuga ati burangiye mfite inzoka wenda iba
mbona mu mikoki igiye hakurya ufuma ko bati nyihamagaye yaza abafite ibanga ryayo bo nabo ntabwo baba bafite nk'inzoka bakorana nyine nayo izi byo banga ry'abadayimoni korana n'ibyo nzo dayimoni zabo iby'inzoka byo ntabyo nakubwira yuko byo ntabwo nigeze nyikubita amaso ariko ikigaragara kubera ko dayimoni tuvuga ko ari inzoka sibyo byo ni imyuka y'abadayimoni aho ngaho noneho ubwo abakorera dayimoni ni ibice bitandukanye twebwe bariya abadayimoni twakoreshaga ni bariya ba marayika 1/3 cyamanutse murongera ijwi kubera ni bariya ba marayika 1/3 cyamanutse yego ubwo ni abamarayika bahindutse bariya baciwe nibo baje abari bo birema ibice abakoze cyane uduha ubuhamya b'abarangi kandi tubwiye ko abarangi nabo ari abantu bakizwa se abarangi ubundi basenga kuwa kangahe abarangi nta munsi bagira ariko umunsi wabo nyakuri bateraniragaho ni kuwa 4 ari kuwa 5 w'isabato kuwa 4 wa leta ndibuka ko umunsi wa 4 ariho mu gifaransa bavuga ngo ni vendredi ni jeudi cyangwa se Thursday uyu munsi wa jeudi mu minsi y'abakatolika ni wa 5 ni munsi ya leta mu badivantiste no mu bayahudi ni ku munsi wa 5 ariko hari aho ni ku munsi wa 4 kuri mu minsi dukorera za leta bakoraga iminsi ibiri duhereye kuwa mbere wabonyesheje gutangira bakoraga kuwa 4 wa leta bagakora no ku cyumweru yego urabona ya minsi y'ibihimbano ariko cyumweru ni umunsi w'igihimbano si bizwi se ariko wa 4 ni umunsi w'abapagani bakira bo mu Rwanda amatora ya za Ryangombe na za Nyabingi yego baranya kuwa 5 kuwa 4 yego kuwa 4 wa leta nyine ni atari wo muri Bibiliya kuko tuyo muri tuvuge ko ari kuwa 5 wo muri Bibiliya yego ni uvuga ngo uwo munsi niho mwahuraga se bagiraga isengesho iteraniro ibirori ntago nzi uwo munsi ikintu mwakoraga uwo munsi ubundi haba hari ingoma nyinshi noneho n'umukeka abantu bicaraho ubwo noneho barafataga intuza umukeka bakawurambura abantu bakahicara abandi bakahagarara bagakoma amashyi abandi bakabyina hakaza kubonekamo abantu bagatigita bamara gutigita hakaza kubonekamo mw'ababarangi batungukiramo bakabyira abo bagwayi ibyabo byose nese koko barakiraga nkaho wari uhari barakiraga n'umuntu urwaye malariya yarakiraga umva wajagayo hajagayo bariya bivuje bikananirana urumva no kwa muganga ugiye ngo uje kwivuza kwa muganga babura indwara burya bari imyuka mibi iri kubitera wewe se umaze gushishoza no kumenya byinshi nta wamenya ko hari abantu ku misozi wabo babatumye abantu agashaka abantu arashaka wenda akaba yabohereza iyo myuka kugira ngo azabane nuko ababwira ati muzaze bajyane aho muzakira cyangwa ibyo byari abademoni bo bayikoraga akazi wowe ukagenda ukabashaka nk'uko turi kubwiriza ubutumwa nta myuka mibi woherezaga abantu ahubwo weho ni ukuba wabonaga umuntu ari kuvuga ati narivuje byarananiranye ukamubwira uti uzaze njyewe nangwa yaba yarakuzi ukuntu yakubona guhora urwaye ati none weho ko uti njyewe uzaze nkurangire ahantu bazakuvura yego murakoze cyane none se ibintu byo kuvuga ngo uwo mudamu naba narabonye akaba yari afite uburwayi bwo kuba udashobora kurara mu rugo akaba n'abantu babanye yabatezaga uburwayi ese wabivugaho iki ibyo ntabwo byo wabimenye kuba yarakibari kubera nyina yimutereje by'uburwayi bw'ubusazi ndetse agatuma anava no mu rugo akaza arara ahantu abonye n'abantu bakavuga ati kurara mu rugo ntabwo byari byiza kuko kurara mu rugo nk'abasanga bateje ibyago ese buriya ibyo bintu nawe waba ubiziho ko bashobora ari ibintu baje bateza icyo nakubwira cyo imyuka mibi iragenda ikajya gushakisha iri gushaka iki abayoboke
no mu iteraniro nubwo baba barimo bagabagagamo ibitero bati mugende mubateze umwige ncanka kuriya ubona wenda nko mu itorero ukumva hajemo nk'ibintu biri kuduyangana kutababarira umuntu aba ari ubwende yuko n'umwanzi uba winjiriyemo yaje gushaka iki abayoboke. Ni ukuvuga ngo iki ngiki turacyumvise ko burya aba bantu bateze amatiku mu matorero baba bashikiye n'abarangi abari dayimoni zabateye abari dayimoni bateye kubona umuntu ananiranye. Iki cya kabiri ngiye kubaza ese mu by'ukuri ko wavuyemo ndetse n'abandi bantu benshi mwagiye muvamo nta ngaruka mwagize imbaraga mwazikuyeho zo kugira ngo muvemo bitewe n'iki bundi ko bari gukiza abantu no kureba? Njyewe imbaraga nayikuye nubwo nagiyeyo ntazi kuko nagiye kwa Satani kuko nari mfite ikibazo cyo kuba abadayimoni bari baranteye. Urwara mu nda se? Oya, warwaraga kuvuga numvaga nta mbaraga mfite nkumva mbese ntazi uko ndi. Ubwo njyewe aho nashakiye sogokuru narahageze ubwo ankoresha intuza imihango ya gipagani ubwo antanga k'urumuri ngo ni njyewe uzaba umuyobozi waho urushakiye. ubwo urumva rero ko babadayimoni bari kugira gute. Ndi kubona rero igice cya mbere twaba tugihagarikiye aha kugira ngo nyine dushobore kuba twakomeza ubutaha. Murakoze. Nta kibazo. Murakoze cyane.